dore ahantu mpera mvuga yuko aya mafaranga yaba ari menshi sibyo. Iyi ni korabo ya gatatu Diamond yaba akoranye n'umunyarwanda. Yego. Urebye izindi ebyiri zatambutse iya Mico yo yarahiye ni urucabana. Ngira ngo Diamond yaranamwishyuye. Ya Mico yo yarahiye iriya ni mu mazi ku mugani w'inyongo ye. Ya The Ben nayo okay ariko korabo nziza wenda navuga yanongereye The Ben agaciro ariko itaramwungukiye kubera ko mbere na mbere ntiyari iri kuri channel ya The Ben, yari iri kuri channel ya Diamond. Nayo urebye uburyo abantu babyumvaga bikijya kuba n'urwego iriya ndirimbo yagezeho n'urwego rwa The Ben nyuma y'iriya ndirimbo, hari ibyo The Ben yungutse ariko bitari ku rwego abantu bari babyitezeho. Aka kavuyo kose uri kubona muri Reyo ushobora kuba ari tekinike za mukeba z'abakeba cyane, kuko APR nayo irabizi yuko iyo Reyo ishyize hamwe ifite umwuka mwiza nta hantu watoborera. Birabigoye. Barabizi ko buri gihe intwari ijya ibafasha Reyo ku gikombe ni umwiryane. Yes, nizere yuko rero mumeze neza aho mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye, yaba bari mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burengerazuba n'uburasirazuba, ndetse n'abadukurikiye muri mu ntara ya gatandatu diaspora, mwese turabasuhuje cyane. Ngira ngo igihe cyari cyubaye kinini cyane tudahurira hano, tutaganira, tutabagezaho ibiganiro, ariko navuga yuko noneho kuri iyi nshuro turagarutse n'imizi n'imiganda. Ngira ngo twagiye turi Zara Magazine, none tugarutse turi Zarino, ariko n'ubundi abantu ni babandi, nta kintu kigeze gihinduka, ahubwo navuga yuko imikorere niyo yahindutse. Nta kinini cyahindutse, ahubwo ibintu bigiye kuba byiza kurushaho. Tugiye kujya tubagezaho, navuga ko tubazaniye package yagutse gereranyije nuko byari bimeze. Ngarutse ndi Gaeta na Kassim aracyahari inyuma ya kamera nk'ibisanzwe. Kassim ngo bimeze bite? Nta mahoro, tumeze neza. Ibintu bimeze neza cyane urabyumva, tumeze neza. So tugenda Kassim ni yavugaga, abantu bajyaga bavuga ati ariko Kassim uko yirirwa umuvuga kubera iki watajya avuga. Ngubu rero noneho namuhereje mikoro kugira ngo nawe nzajya mubaza ikintu ajya avuga namwe mu byumve. Ni ukuvuga ngo iki ni ikiganiro navuga ko tuzajya tunyura mu makuru ari kuvugwa hirya no hino, ibiri kuvugwa mu bitangazamakuru, ibiri kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga, ibiri ku mihanda, muri quartier. Burya muri quartier naho haba amakuru menshi. Ibi byose tuzajya tugenda tubigarukaho muri kino kiganiro twise ngo hirya no hino. Ni ikiganiro nzajya muriramo na Kassim, niyo mpamvu namuhereje mikoro, kuko nawe ibyinshi nawe aba yabibonye, tujye tugenda tubiganiraho gakeya. Ariko usibye ikiganiro tuzajya tugerageza no kubakorera ama interview atandukanye, tuganira n'abanyempano, tuganira n'ibyamamare bitandukanye. Mbese navuga yuko package tuzanye ni nini cyane, kandi ndizera yuko ibintu bizarushaho kugenda biba byiza uko iminsi izajya igenda. Nimba uri mushya rero hano, gira gutyo ukore subscribe kugira ngo ibyo bintu byose ndi kugenda ngarukaho bitazajya bibacika. Kasi reka twitangirire ikiganiro cyacu noneho. Navuga yuko ubu abantu turabashuje, tubasobanurira uko gahunda zimeze. Reka dutangire ikiganiro. Ngo bimeze bite hirya no hino, bimeze bite? Kubona imihanda itoroshye. Imihanda yanyereye. Iyi mvura byo ni ibindi, ariko ngo n'amafaranga ntabwo amafaranga muri iyi minsi ari kuboneka neza pe. Niko twabyitara, araboneka ariko nyine ntabwo ari nk'ibisanzwe. Hari ukuntu imvura igira itya igafata amasaha menshi, abantu rero bashakisha ku mihanda bikabigoranye. Ejo bundi hari umuntu numvisha avuga
numvisha avuga ngo ngewe ngo uko byagenda kose ngo ngewe ngo sinkunda ngo ideni ngo sinaguza umuntu ngo sinafata ngo inguzanyo ngo reka ngo ngewe ngo si ibyo bintu ubundi umuntu uguza amafaranga n'umuntu usaba amafaranga ubundi ninde muntu nyine uba ufite agaciro muri sosiyete? Umuntu uguza amafaranga reka wenda twongereho cyane umuntu uguza amafaranga cyane n'umuntu usaba amafaranga cyane ninde bundi muri sosiyete ufite agaciro? Hari ibintu bitari gusobanuka rero. Kuguza cyane uvuze ngo n'uyasaba umuntu cyane cyangwa n'uyatanga cyane. N'uyasaba tuvuge n'urugero ufite abantu babiri, hari umuntu ukubwira ati Kasimu wangurije wenda 50,000 sibyo, akakwishyura. Hashira wenda nk'amezi angako ati Kasimu wangurije 200 nkikemurira akabazo gutya na gutya ko nzagusubiza, akayagusubiza nyine akakuguza akakwishyura ariko akabikora cyane. Noneho akabaho n'undi we ugusaba ukubwira ati Kasi ibintu ntabwo bimeze neza kabisa, umwandi akanyenyeri ukama nka vena aho ngaho ewana waba umfashije byataye. Nyine urumva we aragusaba, we nta hari ukuguza cyane hari n'ugusaba cyane. Muri sosiyete reka noneho tubyikureho tureke kubigira ibintu biri paso. Muri sosiyete ubundi ninde muntu ufite agaciro muri abo babiri? Umuntu ufite agaciro ni uguza. Kubera ko buriya gusaba bavuga nyine gusaba, iyo umuntu gusaba n'umuco mubi, tubyita nk'umuco mubi. Hari ukuntu ugera muri situation ko burija wenda gusaba, hari abantu badafite ingingo sibyo, nta buryo bwo gukora afite, birumvikana gusaba ashobora kuba ariyo nzira yo kubonamo ubushobozi. Ariko kubona umuntu muzima uhora usaba kiba ari ikibazo cy'imyumvire. Nandi usanga n'igihugu cyacu ntaho kiva ngo kigere, kuko nimba turi abantu 100 twirirwa dusaba sibyo, tuzakora ryari? Uzisi mpamvu mbikubajije nuko nabonye sosiyete nyarwanda ahanini umuntu uguza cyane bamufata nk'umuntu nyine like uraho, umuntu ukennye, umuntu umunyabibazo kurusha nuko bafata umuntu usaba. Ni ikibazo cy'imyumvire uko nibize. Ese ubibona? Ndabibona ndanabizi. Hari umuntu urakomplaininga akubwire ngo uyu nguyu nawe ngo buri gihe ngo abagiye kunsaba amafaranga ni bake, ariko abenshi abakubwira ngo uyu nguyu we ngahoraguza ngo ahoraguza. Birangiye numva ko kuguza si ikibazo, kuguza utishyura nicyo kibazo. Kuko nimba ungurije gahita ukangwiza amafaranga ufite ikibazo nkagikemura, iminsi ntabwo ihora ari mibi, ejo bikagenda neza nkakwishyura. Ikibazo ni iki? Njyewe simbona yuko n'umuntu aguza kubera yuko iminsi ari mibi. Aho nyine niwo ngiye mbona abantu tubyitiranye. Ari ibyo twavuga yuko n'abantu bafata inguzanyo muri za banki baba bari mu bibazo cyangwa se baba bari mu minsi mibi. Ubundi uko umuntu yakuguza ni nk'uko yanaguza banki. Sibyo, nta hantu bitandukanye. Ubundi kuguza ni ukuvuga ngo ufite ikibazo usabwa gukemura ako kanya, kandi ntufite amafaranga biri kugusaba ako kanya, ariko wenda nyuma y'ibyumweru 2 uzaba uyafite. Aho niwe uhita uvuga ati ntiza amafaranga nye muri iki kibazo cyihutirwa, nyuma y'ibyumweru 2 nzayagusubiza. Urumva umuntu ntago aba afite ikibazo cy'ubukene n'ubushobozi buke, ahubwo abagize ikibazo cyihutirwa ariko kije mu gihe adafite amafaranga yo kugikemura ako kanya, ariko ejo cyangwa ejo bundi akayabona. Rero bijya bimbabaza bikananera kwibaza ku bantu iyo bafashe uwo muntu bagashaka kumugereranya n'umuntu nyine uvuga ati udafite noneho we n'ubushobozi bwo kwishyura, kubwira ati impa byanze, impa byanze. Buriya haguze umuntu ufite amafaranga nshuti yanjye. Sinzi impamvu abantu batajya babibona. Twese se nitugira crise uzabicunga iyo uri muri ya crise utazi n'ahantu 5 bizava. Ntushobora gutinyuka kuguza. Ntushobora gutinyuka kuguza amafaranga. Waguza utazishyura se? Kuko kereka ubwo wiyemeje kuba umwesukuru. Ariko iyo uzi yuko nyine uraho uri muri ya crise hahandi no kurya utazi uburyo uri kurya, nyine ubona bibaye.
nyine hari krizi ugeramo nta kazi ufite urumva ugasanga nta n'umuntu ugufitiye ideni cyane icyo kintu cyane cyakubaho ugasanga nta mafaranga ufite nta kazi ufite nta n'umuntu ugufitiye ideni byibura uvuga ati uyu muntu afitiye ibihumbi 100 nzamwishyuza ugasanga nta kintu ufite cyo kwishingikirizaho ujya kuguza uzabicunga niyo ugujije uguza twa dufaranga dukeya tutaguteranya n'umuntu tutabona gukemura ibibazo byawe tutabona gukemurira ibibazo wamaye 5 aho wamaye 2 wamaye 10 ariko ntushobora gutinyuka kuvuga ngo ugiye kubwira umuntu ngo mi ibihumbi 50 cyangwa 100 ntabwo bishoboka buri umuntu ushobora kujya kuguza amafaranga menshi atazi n'ahantu azayakura ngo yishyure ubundi uwo muntu aba yiyemeje kuba umweswa nta nubwo abakiri ubushobozi buke cyangwa ubukene cyangwa ibibazo uwo muntu aba yiyemeje kuba umweswa aba yavuze ati kama mbaya aho kugira ngo mpfe yego reka neskuroke kuko kujya kuguza amafaranga utazi n'ahantu uzayakura ngo wishyure kiba ari ikibazo ariko kiba ari ikibazo rero abantu badukurikiye ako kantu sinzi impamvu abantu bibagora kugatandukanya ntabwo umuntu uguza ari umushonje haguza umuntu ufite amafaranga cyangwa se uza ahantu azakura amafaranga akishyura umushonje arasaba ntabwo aguza uko ni ukuri ibyo bintu abantu ariko ngo uyu nawe araguza cyane none se ahubwo nimba umuntu akuguza cyane ukamuguriza aho ukaba utanamuguza yaguhenze ubwenge yarabuguhenze kuko nta muntu kuri iyi si ushobora kumbwira ngo ibibazo byanjye byose ngo biza mfite amafaranga yo kubikemura ntabwo bishoboka nawe byanze bikunze ufite umuntu yita witabazwa kumubwira ati mpereza nta miliyoneri bagana banki ahubwo se kandi ndi kukubwira ko ari bo baguza nese nta mukene uguza nta mukene uguza haguza umuntu ufite amafaranga cyangwa se ufite inzira zo kubona amafaranga umuntu udafite amafaranga arasaba ni ukuri ako kantu abantu bige kugatandukanya kabisa kuko njya numva abantu babihuzahuza cyane ejo bundi wumvishe n'umukinnyi bagarutseho ngo afitiye amadeni abantu benshi cyane byabaye saga ngo afitiye amadeni ngo abantu benshi neza kugirira amadeni abantu ni ikibazo cyangwa ahubwo kutishyura nicyo kibazo kizaba ikibazo n'abatabashije kwishyura amadeni yafashe ariko kugira amadeni ntabwo ari urubwa pe rero niho nahise mbonera ko nyimara kumva kiriya kiganiro nkareba n'uburyo abantu bacyakiriye ku mbuga nkoranyambaga niho hantu nahise mbona ko ruri hose niho nahise mbonera ko kiriya kintu ari imyumvire iri muri sosiyete nyarwanda atari imyumvire y'abantu bamwe na bamwe wabonye ko abantu bose bahise babifata nk'ibintu bisebeje babigize nk'ikibazo babifata nk'ibintu bisebeje ngo afite amadeni ngo abantu bose ngo ntiyishyura ngo baramwishyuza none se kugira amadeni ni igisebo igisebo ni ukutishyura ideni kereka ahubwo nimba iyaba ari nko mu rukiko cyangwa muri RIB bari kuvuga ngo yanze kwishyura ariko kuba afitiye abantu amadeni nta gikuba cyacitse oya ni ibintu biri normal bisanzwe cyane rwose none se bo kuki bayamuhaye bazi yuko adafite ubushobozi bwo kuyishyura bayamuha kandi ubundi azabishyura so rero abantu badukurikiye tujye dusirimuka ntabwo umuntu kugira ideni ari ibintu bisebetse ntabwo ari ibintu by'igitangaza umuntu kukuguza amafaranga si ibintu bisebetse ntabwo ari ibintu by'igitangaza hari n'abantu bataguza kubera iyo mpamvu akahita avuga ngo ubuse ngo nimuguza ngo arahita abona ko ngo nashonje ngo arahita abona ko ngo ibibazo bindembeje my friend umuntu ashobora kuba afite miliyoni akakuguza 100,000 kubera iki ikibazo cy'ibyo 100,000 ntabwo cyari kiri mu mibare ye kije gitunguranye kandi miliyoni yiwe yayibariye yayipangiye akaza kukuguza iryo jana rero abantu cyane wenda ibyo abantu baba babyumva n'abantu bari business oriented bakora business bafite ahantu bahuriye na business niba ibyo bintu byo kuguza byo baba babyumva neza ariko nk'abantu batari business oriented ibyo ubona babigize ubushonje umuntu ashobora kukuguza amafaranga muri ako kanya anakurusha kuba afite amafaranga menshi yego ariko we amafaranga yifite yayabariye
ntabwo ari buyakoresha ibintu bitari biri kuri gahunda. Akavuga ati ntaribi reka nguze kanaka ibihumbi 300 cyangwa 500, ibi ngibi nabyo mbikore next time nimbona ari amafaranga runaka nzahita nyamusubiza. Reka twigire mu makuru. Twagiye. Reka duhere mu nuze mu makuru y'imyidagaduro. Nabonye inkuru ku gihe, ngira ngo Prince hari, ngira ngo namuzi, igikomangoma cy'Ubwongereza. Namuzi cyane. Ngira ngo story yabo yo ntago ndi buyigarukeho y'ukuntu bamwirukanye ibwami kubera yuko yashatse umugore w'umwiraburakazi. Ntago ndi bubigarukeho, ahubwo nabonye inkuru ngo y'ukuntu, urabizi ko umugore we Meghan Markle yari asanzwe ari umukinnyi wa filime ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabonye inkuru ngo y'ukuntu ngo umugabo we ngo yagize ihungabana ngo kubera filime yakinnye batarakundana, ariko ngo muri iyo filime ngo asomana n'abandi bagabo. Ngo rero ngo yarebye iyo filime, ngo arebye ukuntu umugore wasomana n'abandi bagabo ngo bimutera ihungabana. Reka mbinyuremo gato ukuntu byanditse. Igikomakoma kivuye hehe ko cyane uko nakinyweye. Igikomangoma cy'Ubwongereza Prince Harry ntabwo ashimishijwe n'iby'umugore we Meghan Markle yakinnye muri filime y'uruhererekane yitwa Suits. By'umwihariko byamusigiye ihungabana ubwo yabonaga akora imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo. Aba bombi bagaragara nk'ababanye neza bishimanye, ndetse igikomangoma Harry akunze kugaragaza ko atewe ishema n'umuryango we, nyamara ngo nibyo yereka abantu, kandi muri we umutima uri gushenguka. Bivugwa ko Harry yababajwe no kubona Meghan Markle akina filime Suits asomana n'abandi bagabo, kugeza naho akina akorana nabo imibonano mpuzabitsina. Hano njyewe nahise nibaza ikibazo, ni gute umuntu ashobora gushakana n'umuntu w'icyamamare nk'uku wakinnye filime nyinshi, ariko imyitwarire yo muri filime yakinnye bataranabana, kuko kuva babana yahise amera nk'uhagaritse gukina filime. Imyitwarire yo muri filime yakinnye batarabana ikaba yamutera ihungabana. Ntabwo nibaza ko byakayamutera ihungabana. Icyambere ajya kumushaka yari azi imirimo akora cyane bisanzwe, hasi wa mbere uyikora. Oya, na filime ze yarazirebaga. Hano gusa ariho yaramukundiye, sibyo? Rero kuba aka kanya uri kumwafekta, ashobora kuba wenda ari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Njye niko mbitekereza. Ashobora kuba hari ikintu kibyihishe inyuma, cyangwa se hakabamo sinabyita guhubuka, gushakana n'umuntu ariko utaritegura kumwakira. Ngira ngo bijya bibaho. Urabizi ko n'abakinnyi ba filime mu mafilime basomana n'ibiki. Nawe ubwawe uri kureba filime uba wibaza, mfite nk'umugore wirirwa asomana gutya muri buri filime, nabyakira. Niyo mpamvu hari umuntu ukubwira ngo ngiye sinashakana n'umusitari. Kubera iki? Ntabwo yiteguye kwakira ko bazajyana ahantu akabona abakobwa bose cyangwa abagabo bose, nimba ari umugore, bari kuza kumwifotorezaho b'abafana be. Arumva icyo kintu atazacyakira. Arumva atazakira kubona umugabo we abakobwa birirwa bamuhamagara, bamwandikira, bamubwira ko bamukunda, banamupostinga ku masocial media yabo bamubwira ko bamukunda. We abatekereza ibyo bintu kuko ni ibintu bisanzwe, ni ubuzima koko uwo muntu asanzwe arimo, ariko akumva azabigira person. Akavuga ati no, njye ntabwo nzashakana n'umuntu w'umusitari. Rero mba nabonye nabibonyemo icyo kibazo, kuko nasomye iyi nkuru, njye nacyo kintu cyatumye mvuga nti reka tubivugeho. Njye numvishe bintangaje. Wabanye n'umuntu ari umukinnyi wa filime, none uri kureba filime yakinnye mutaranabana, ariko ngo ibyo yayikozemo ngo byaguhungabanyije. Ikibazo kiri ku mugabo. Kubera ko umugore urumva hari ikibazo afite. Umugore n'umwere. Icyambere cyo
umugabo arukunda ukora ibintu urukundo rukatujyana mu bintu ariko tutari tayari kwakira. si n'umugabo ni abantu bose, hari igihe urukundo ruguma amaso ibindi bintu ukumva ntushaka kubyitaho, ukumva wowe ikintu cya mbere mva kuba ndi kumwe n'uyu muntu. Mwagera mu rugo reality ikaza, ko nigeze mu rugo hari ukundi kuri kwawe n'akantu kife karaza. Ibyo ni nk'itegeko. N'ikindi hari nk'igihe umuntu wawe aba ari umunebwe, ubizi ko ari umunebwe, ubizi ko nta kintu akora, ukabona bibona, ariko kubera ko umukunda, ateye neza, aseka neza, hari utundi tuntu twagukuruye hagati ubunebwe. Nzamushakira abakozi, tuzashaka abakozi. Ni wamushyitsayo ukajya utaha, umuntu ntiyagusasira, umuntu ntiyagutegurira ameza, umuntu ntiyaguterera agapasi, umuntu n'umutako mu rugo. Nimba umukozi yarwaye ntimuri burye, urumva nta kintu na kimwe mu rugo yakora. Yego, iyo mugeze mu rugo burya bya bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo ateye neza, ngo aseka neza, disi ngo iki, ngo ni bogari, sinzi n'ibiki, muhita musa nk'ababishyize mu mufuka w'inyuma. Haba hagiye gukora ikintu cyitwa inshingano. Noneho wa muntu inshingano ntazazubahiriza kuko ni umunebwe, biragoye. gihita gikurikiraho intambara zihita zitangira, kutumvikana kwa hato na hato cyane. Mwaza atari koze kuko nibi bikunanire no kwandurura ameza bikunanire urumva, kandi ibyo bintu sibwo ubimenye, wari ubizi. Niyo mpamvu mu myemerere yanjye njyewe ntabwo njya nemera yuko abantu bashobora gukora divorce kubera amakosa y'umuntu umwe gusa. Sinjya mbyemera. Iyo umuntu aje agatanga ubuhamya bw'ukuntu yatandukanye n'umuntu bashakanye, ariko nkumva amakosa yose ari kugaragaza ko araye ku wundi muntu, tuvuge njye ndi gutanga ubuhamya bw'uko natandukanye n'umugore, ndi kuvuga ibi yankoreye byatugejeje ku gutandukana, njye mpita nshyiramo akabazo, mpita nshyiramo agasaraba. Ntabwo bishoboka man, ntabwo bibaho, kuko nubwo uwo muntu ari umunebwe, sibyo, kuko hari ibintu atubahiriza mu rugo, ariko so weho ni gute wakundanye n'umuntu mugateretana ukamenya ko ari umunebwe mugeze mu rugo? We si ikosa ryawe ryo guhitamo, ntabwo ari ubimenye, kuko mbere yuko munamura abana abagusura komportima z'ubuzibona, uburyo yitwara rero mukiri abakobwa n'ubundi ntibazagutagaze ko utekereza ko azahinduka nagera mu rugo cyane. Nyine nicyo reka tuvuge ko wenda bya bindi by'amareshya mugeni atamutunga, uko baravuga ngo amareshya mugeni si yamutunga. Reka tuvuge ko umujama yaje akakwirariraho, akakwereka ko afite amafaranga, akakwereka ko ashoboye, ariko nawe ubwawe kuba utarabashije kugenzura, gufata umwanya wawe ushake gusobanukirwa uwo muntu mugiye kubana, sibyo, ukaba utangiye kumenya ukuri mugeze mu rugo, riba ari ikosa wakoze. Ikosa ryawe banza uvuge ngo nakoze ikosa ryo kuba ntarabanje kugenzura umuntu tugiye kubana ngo menye ninde, ubundi ukomerezeho ibyo yagukorera. Yego, ariko nawe wabanje kugaragaza ikosa ryawe, uruhare rwawe muri ibyo bintu, mu kuba warakoze divorce. Ariko kuza ukavuga ngo nashatse umugabo mubi, nashatse umugore mubi, gutya na gutya, oya, njye ntabwo nshobora kubyemera. Ntabwo urwo ashobora kuvuka ikibazo giturutse ku muntu umwe gusa, kibinandaro yo gutandukana, nawe hari uruhare ubifite. Umuntu araza kukubwira ngo yarankubitaga, yaranukaga, umuntu mwaragiye murabana, arabyuka mu gitondo atangira kugukubita. Ntabwo bibaho, nta kintu na kimwe kindi kibayemo, ntabwo bishoboka ibyo bintu. Reka tuvuge ko yagukubise, wewe wabyitwayemo ute nyuma amaze kugukubita? Mane, hari urugo n'urw'abantu babiri, ntabwo umuntu umwe rero ashobora gusenya. Njyewe niyo myemerere yanjye, ntihagire umuntu ndeba nawe. Hari umuntu ushobora kuvuga, ushobora nko kwibuka ibyo umufasha we yamukoreye, kahita avuga ati urabivuga ntubizi, oya ntiwirirwe ubishyira muri comment, njye uko niko mbyumva. Kahita hari ikintu kimwe, hari ukuntu haba ari ukuri tukakwirengagiza cyane, tukakwirengagiza. Nibaza nk'uko bivuga, ntibazakubeshye, byanga byakunda intandaro yo gutandukana. Hari umuntu ubigiramo uruhare runini, ariko n'undi wese afitemo uruhare, nawe haba hari rukeya rwawe, ashobora kubigiramo 80%.
nawe ukaba ufite 20. yego. Nge rero nigeze kubaza umuntu umunyamakuru ukunda kwakira abantu bavuga kuri family issues nyine uko mu ngo biba bimeze n'ibiki byose. Ndamubwira ni ngiye maze igihe kinini numva ubuhamya bw'abantu bubatse, abo byagenze neza nabo byagenze nabi, ariko kugeza isaha ntago ndumva umuntu uza kuvuga ko byagenze nabi ngo agaragaze n'uruhare rwe. Kandi sinemera ko urugo rwahura n'ibibazo hatarimo uruhare rw'abantu babiri. Ni ukubera iki? Ngo nyine ngo nawe ivuga ameza none se ni gute uhaguruka mu rugo ugiye kubeshya, ugiye kugoreka ibintu, ko niba uje kuvuga story yawe vuga uruhare rwawe, uvuge n'urwa mugenzi wawe. Nyine ngo urabona ndavuga no ke nta kibazo tuzajya tubyumva uko biri, ariko kugeza igihe nge ntarabona uwo muntu uvuga uruhare rwe n'urwa mugenzi. Ngewe ubuhamya bwose mba mufata nk'ibinyoma, harimo ibinyoma. Ubwo reka twikoza hano hirya muri Uganda. Yego. Wabonye yuko Jose Chameleone mu minsi ishize yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari amazeyo amezi 4 ari kwivuza urwagashya. Minsi ishize rero yatangaje ko nubwo yagarutse ngira ngo yageze Kampala muri ino weekend, ngira ngo akoze ibitaramo nka 3, aririmbye mu bitaramo nka 3. Yavuze yuko nubwo yagarutse ariko ntago kwivuza byarangiye, ngo azasubira muri Amerika nyuma y'ukwezi azasubira ajye kwivuza. Abantu bari bagize ubwo bavuga ati Chameleone legend abantu rungu urashobora kutarusimbuka kuko yari yarembye cyane, ariko hanabayemo n'ibintu byinshi. Aserera n'umwana we, umwana amubwira ati rega ngo inzoga nyinshi ntago n'ubundi uzabaho, kuko kwa muganga bari bamubwiye ngo natagabanya quantité y'inzoga nywa bishobora kuzaba ikibazo. Ariko njyewe personally Chameleone ni umwe mu bahanzi nkunda, njyewe nkunda abantu batajya barekura. Ariko uribaza imyaka Chameleone amaze tumwumva, twamubye turi abana. Indirimbo ze zamari tukiri za primaire bazicuranga mu tubari tw'ibigage n'inzagwa ahantu hose. Chameleone amaze imyaka myinshi kandi n'uyu munsi aracyakora indirimbo ikaba hit. Ngira ngo Chameleone amaze igihe kinini. Chameleone ni umuhanga cyambere, ni umuhanga kabisa, agendana n'igihe. Ibaze nyine umuntu ushobora kuba amaze imyaka irenga 20 tukimuvuga akivugwa cyandikwa gisora indirimbo abantu bakazumva abazi game. Nta nubwo ndabona umuntu muri Uganda, ntago ndabona umuntu muri Uganda Chameleone yaha inkoni. Biragoye, sindamubona kabisa mvuga ngo uyu muntu Chameleone kabisa biragoye azamuha inkoni. Baraza bakwita umwaka 2-3 kabura irengero. N'abahari nk'aba ba Palaso, nk'aba ba B2C, aba bataramu bose bahari muri iki gihe, ba Shiba bande, usibye ko Shiba we mu bagore nawe afite ukuntu ahozaho, wenda Juliana yamuhereza inkoni. Yego, Juliana Kanyomozi wenda inkoni yayimuhereza Shiba, ariko nka Chameleone ago ndabona hariya umuntu kabisa twavuga ngo azakora nk'akazi wenda Chameleone yakoze. Arasaraza agakora nka hit imwe mu mwaka, ariko Chameleone ni umuntu wagukubitaga hit after hit hit simbura indirimbo zose za Chameleone abantu babazizi baba barazikunze. Nicyo bita kuba legend. Kugeza n'uyu munsi ngishyiramo playlist ya Chameleone y'indirimbo ze za kera. Aya wewe wamye uri umufana. Ubu ntago biju hari ikintu cyanangaje mu minsi ishize. Hari indirimbo ye afite yitwa Kuba Burungi, ni ya kera. Ndayiharaye ku rwego rwawe iminsi 2 idashobora gushira nayumvisha. Ni indirimbo ni nk'iyo muri za 90 cyangwa za 2 nta munsi ya za 2005, ni ya kera kabisa. Uri impirimba ya Chameleone ni bisanzwe. Chameleone yakoze umuziki uryoshye man, yakoze umuziki uryoshye. Uribuka indirimbo nyinshi. Oya ni ntago wazigarukaho.
reka rero dutegereze turebe yuko noneho nagiye Kampala turi ahantu twasohotse ngiye kubona mbona akoze surprise performance, mbona aje kuri stage. Narishimye, nibwo nari nyigerayo. Naravuze n'umusaza aranyakiriye kabisa. Utarubyiteze. Oya, nyine hariya Uganda si nk'ibi byo mu Rwanda ngo bumva ngo umuhanzi ngo waririmbye mu kabari ngo abayicishije amazi. Oya, hariya barakubita mu tubari. Uba wisohokeye wigiriye nko nta afishe bo bakora. Uba wisohokeye wigiriye nko kwifatira agafanta, ukabona akamiliyoni araje stage arakubise, ukabona nka Wizaraje arakubise, nk'abahanzi wenda nka 2 cyangwa 3 bakomeye hariya baraje barakubise barigendeye. No muco bo hari utubari twaho barakubita kabisa, kuko tubari tumwe na tumwe twariya tuba turimo nyine tugira iminsi dukubitamo live rero uko byagenda kose inshuro zose nabibonye. Haba hari nk'umuhanzi ukomeye hariya yo wanukubita surprise nyine hariya kaza agakubita bakamuhereza utwo dufaranga akita umunsi rero y'abanyabirori. Nagiye kumva numva ngo Kamili kabisa ndavuga ni harari tewe rimwe ry'icinye n'ebyiri. Chameleone buriya ndamufana cyane ngewe. Yego ba Diamond bari gukora nabandi, ariko ya Chameleone muri East Africa kabisa yazi imbere abandi bagakurikira. Urumva? Ego. Tukiri muri Uganda rero hari umugwiza tunga wa hariya Kampala bita Frank Gashumba, umwe mu baherwe ba hariya i Kampala. Afite umukobwa rero w'icyamamare uba mu gisata cy'imideri, akaba ari n'umunyamakuru bamwita Sheila Gashumba. Kana papa we yagiye kuri radio atungura abantu ati yatangiye business kera, ati icyo gihe ya supplyingaga imisatsi n'ibindi bikoresho by'ubwiza. Abantu bose barumirwa bibaza ukuntu umwana wiga mu wa 4 segonderi aba afite ubushobozi bwo gutunga miliyoni 100 z'amashiringi. Abantu barumirwa. Hari abana baba baravukanye imbuto papa. Kigira isoko. Kigira isoko mwana. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu nkababwira ni buriya si byiza kwigereranya n'abantu, kubera yuko buri muntu wese aba afite amateka yiwe yahashize ashobora kumworohereza kumera neza uko ameze nyine wenda akiri muto, cyangwa se hakaba hari n'undi ufite amateka yiwe akomeye atamworohereza kumera neza bimworoheye. Yego. Ndabona buri wese buri yajya acungana n'izamurye. Ngaye baze nk'uwo mwana uba waratunze miliyoni 100 z'amashiringi, ntacyo ubwo reka tuziti z'amanyarwanda. Miliyoni 100 z'amanyarwanda wiga mu wa 4 segonderi, miliyoni 100 ushobora kuguriza umuntu. Nta nubwo ari miliyoni 100 zo kuvuga ngo ni ibyawe utunze byose. Miliyoni 100 ushobora kuguriza umuntu no gukora mu byo ufite ukamuguriza. Ugakuramo miliyoni 100 ukamuhereza ngo nawe yaguze imodoka ngo nanjye ngomba kugura imodoka imeze ngo twiganye. Ni inkuru yatangaje abantu benshi bahita babona yuko ibintu burya biba bitandukanye. Twigarukiye hano mu Rwanda rero mu myidagaduro twihuta cyane, nabonye inkuru zatangiye guhwihwiswa, nako bimaze igihe bihwihwiswa yuko Element na 155am ibintu bitameze neza cyane. Nyuma yaho rero 155am giriye kwibuka ari Nyanza umuntu witwa Element atarimo, byongeye kubuka, abantu bongeye kubizamura baravuga ati ko bigaragara ati byararangiye. Abahavuga ibintu byinshi ngo yashwanye na Bruce Melody, byo simbizi, ariko mu bigaragara ubona Element hari ukuntu atakiri muri 155am. Jewe nabiromaritse kuri iyi ndirimbo aherutse gusohora yitwa Tombe. Sibye kuba harimo akajingo ka 155am nyine nka studio, ariko kuri video nta yanditseho, nta logo ya 155am kuri video ye. Ahubwo nabonyeho ijambo ngo RS Fair.
ndavuga se RS Fair Element nawe yafunguye rebo ye, yafunguye kampani ya management ye, birancanga ariko mbona yuko ashobora kuba harimo ikintu cyo kuba uyu muhungu imikoranire ye na 155 ishobora kuba itameze neza, irimo agatotsi byanze bikunze, reka tubitega amaso turebe, ariko harimo akantu. Tukiri muri 155 rero, minsi ishize ngira ngo mbere y'icyunamo wabonye akavideo kasakaye Bruce Melody na Kivumbi bari kumwe na Diamond muri studio. Barakabonye. Kivumbi nawe bivugwa yuko ashobora kuba ari mu muryango winjira muri 155 AM. Rero amakuru abantu bari kugenda batohoza iriya korabo ya Diamond na Bruce Melody nanga ishobora kuba yarashowemo akayabo gateye ubwoba. Umuvandimwe witwa DC Clement nawe ni umwe mu bantu bajya bagira amakuru y'indani, kuko mu bihe bitandukanye hari ukuntu yagiye a breaking inkuru ugasanga koko birabaye. Yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram apostinga agira ati amakuru avuga ko iriya ndirimbo itwaye Karomba $72,000 by'idolari. Ni ukuvuga ngo ni $108,000 y'amafaranga y'u Rwanda, hatariho ayo kuyamamaza azahabwa kuri Diamond, kuko yashyizeho udukubashyiraho Diamond. Bivugwa ko aya aziyongera ku $647,893 by'idolari, angana na $970,500 by'amafaranga y'u Rwanda amaze gushorwa kuri Melody mu gihe cy'imyaka bamaranye. Donc ngo Melody igihe amaranye na 155 AM bamaze kumushoraho $970,500 by'amanyarwanda, hafi miliyari. Noneho hagiye kwiyongeraho ibihumbi 108, izi miliyoni 108, miliyari ite yuzura. Arangije munsi nawe ariko akangaka nubanza ari troll, arandika ngo mbibutse ko Melody akorera $5,000, ibihumbi hagati ya 5 na 15 by'idolari ku gitaramo. Ngewe ikintu nshaka kukubazaho nawe, uyu muziki ndabizi ukurikiranye igihe kinini, iyi korabo ya Bruce Melody na Diamond koko nimba yarashowemo ibi bihumbi 108, ubona koko yayagaruza? Biragoye. Nubwo Diamond ari icyamamare, ariko twaye tubona amakorabos menshi y'abanyarwanda, especially n'abatanzania, ntabwo aba successful ngo twabaga tuyiteze. Njyana nimbaza se bigenda bite kumva umutanzania ari muri ibihumbi bimeze neza, byagera ku munyarwanda bagahuza, nkabona nyine ntago mbonye ikintu kiremere nkuko nagitekerezaga. Njyewe rero dore ahantu mpera mvuga yuko aya mafaranga yaba ari menshi, sibyo? Iyi ni korabo ya gatatu Diamond yaba akoranye n'umunyarwanda. Yego. Urebye izindi ebyiri zatambutse, iya Mico yo yarahiye, ni urucabana. Ngira ngo Diamond yaranamwishyuye. Ya Mico yo yarahiye, iriya ni mu mazi ku mugani w'inyongoye. Ya The Ben nayo ariko rabo nziza, wenda navuga yanongereye The Ben agaciro, ariko itaramwungukiye, kubera ko mbere na mbere ntiyari iri kuri channel ya The Ben, yari iri kuri channel ya Diamond. Nayo urebye uburyo abantu babyumvaga bikijya kuba, n'urwego iriya ndirimbo yagezeho, n'urwego rwa The Ben nyuma y'iriya ndirimbo, hari ibyo The Ben yungutse ariko bitari ku rwego abantu bari babyitezeho. Expectations twari dufite bitewe n'urwego Diamond agezeho ntago twazibonye.
nkibaza Bruce Melody yizeye iki, kuko nanone hari ikindi kintu ngiye namaze kubona. Nimba hari industry bigoye kwinjirira gupenetra ukayinjiramo, ni industry ya Kenya ya Tanzania. Wari wumva umuntu w'umunyamahanga, hari ibitaramo bingahe by'abanyamahanga wumvishe Tanzania? Nimba uko ntabikurikira byo Tanzania cyane, ariko ntabyo njya numva. Ntekereza ko wenda none se waretse kujya kure, wahereye ku banyarwanda ko bajya Kenya, bajya Uganda, bajya Burundi. Ni abanyarwanda bangahe uzi batumiwe mu gitaramo muri Tanzania? Ntabo. Turakurikirana ibintu by'imiziki by'abano bahanzi b'abanyamahanga, ukumva ngo Chris Brown ngo Kenya ngo baramushaka, ukumva ngo umuhanzi ngo Burna Boy ngo ari Kenya ngo ari gutyo. Wari wumva hari igitaramo cy'umuhanzi w'umunyamahanga wenda izina rikomeye muri Afurika cyangwa ku isi cyabereye Tanzania? Sinzi, ntago nyapfa kubyumva. Mu bintu bijyanye kubyumva. n'imiziki, Tanzania bakunda utuntu twabo. Mu bintu by'imiziki bakunda utuntu twabo. Gupenetra ririya soko ngo ryinjire muri umunyamahanga rya Tanzania biragoye. Biragoye cyane. Buriya n'isoko ry'u Rwanda, nyuma yaho abanyarwanda bashyize imbaraga mu gukunda iby'iwacu, dukunda imiziki y'iwacu n'ibiki, ubona yuko n'isoko ry'u Rwanda ritangiye kujya rigorana ku banyamahanga kuryinjiramo. Biragoye. The Ben azategura igitaramo yuzuza arena, ariko Diamond umuzanye uyu munsi si umuhanzi ukomeye, afite n'abafana benshi. Diamond ntago yakuzuza arena. Biragoye. Diamond ntago yazana. Nta muhanzi wo muri Tanzania waza hano ngo yuzuza arena, nta muhanzi w'i Burundi waza hano ngo yuzuza arena, nta muhanzi w'i Bugande waza hano ngo yuzuza arena. Abo ntabo. Usibye na arena na Kigali bishobora kugorana. Sahibonye se bantuze Bashiba mu minsi ishize ntiyaje hano agatokombera. Diamond nawe hari igitaramo yigeze gukorera hariya muri parikingi, ariko nabwo kugira ngo byibura huzure hari harimo abahanzi benshi b'abanyarwanda. Wenyine byagorana ko n'isoko ryo mu Rwanda riragoye. Ariko umunyarwanda aragenda agakora igitaramo Uganda hakuzura, agakorera igitaramo i Burundi hakuzura. Rero nge mbona gushora nk'aya mafaranga ku muhanzi wo muri Tanzania uri nka Bruce Melody, umaze gukora korabo nyinshi zingana nk'izo wakoze, wakoranye na Shaggy, wakoranye na ba Joboy, ba Bien bo muri Kenya. Nyine urebye Bruce Melody amazina aremereye cyane hano nko muri Afurika amwe namwe, ashobora nyine kumuhereza igitinyiro n'agaciro ku isoko rya music hano muri Afurika. Barakoranye, nimba bitaratanze umusaruro, ntabwo ngiye ndi kubona Diamond hari ikintu agiye kongeraho. Biragoye. Buriya nka Ben, n'impamvu Ben bisa nkaho byabaye ibintu biboostinze Ben hano muri Afurika. Navuga yuko Diamond niryo zina rikomeye bari bakoranye, niryo zina riremereye. Abandi ni abahanzi bo muri Uganda, ni ba Rema, ni ba B2C, ni ba Shiba. Abahanzi bo muri umuhanzi wo muri Uganda biraho, ari ukuntu umuziki wa Uganda asubiye inyuma. Ntabwo abahanzi bo muri Uganda nabo bafite amazina akomeye ku rwego rwa Afurika. Ntabwo biba birenze. Diamond niryo zina riremereye ryari rikoranye na Ben, ariko Bruce Melody amaze gukorana korabo n'amazina aremereye. Shaggy ni izina riremereye muri music ku isi. Joboy ni umuhanzi utakwita mutoya cyane muri Nigeria na hano muri Afurika, yagiye akora amahiti amwe n'amwe. Ba Bien nabo ni abahanzi beza. Urumva rero reka tubitegereze turebe, ariko njye ku giti cyanjye ntabwo Diamond ndimo mubonamo ikintu cyatuma Bruce Melody amushora hariya amafaranga, nimba koko ari byo. Amafaranga yo ni menshi cyane, menshi pe. Guseka tutega amaso wenda ntawamenya. Ntabwo iminsi ntabwo ibeshye. Ntabwo ndimo mbibona, tuzaba tureba. Reka dusoreze muri siporo.
reka dusoreze muri siporo. Rayon siporo muri iyi minsi iri gutanga amakuru, irayahorana, imaze iminsi duha amakuru kabisa, ariko reka nkubwire shampiyona yashyushye, urumva ubundi niho utinyira iyo Rayon ihanganiye igikombe na APR, niho utinyira, ntabwo abantu basinzira, ntabwo abantu ndagira ngo nkubwire ko n'aka kavuyo kose uri kubona muri Rayon ushobora kuba ari tekinike za mukeba z'abakeba cyane, kuko APR nayo irabizi yuko iyo Rayon ishyize hamwe ifite umwuka mwiza nta hantu watoborera, birabigoye, barabizi ko buri gihe intwari ijya ibafasha Rayon ku gikombe ni umwiryane, kandi nukurikirana ugakurikirana itangazamakuru ugakurikirana social media tubona ko ibi bibora ari ibintu biteguye neza, urumva ubona ko abantu ibaza, ariko kugira ngo Rayon inganye, ibaza kugira ngo Rayon itsindwe na Mukura, umunyamakuru agende azane interview yakoze kera Muhire Keve ari kuvuga ngo ntiwabona intsinzi utariye, ayipostinge nyuma yo gutsindwa na Mukura. Ese iriya interview kujya ukurikirana cyane ni ya kera koko? Ni ya kera. Kiriya kiganiro cyabaye uribuka igihe cyabaye nyuma ya derby, ni cya kiganiro Keve yarashemo Ramazani, uribuka abwira Ramazani ngo aho kujya kuvuga ngo kuri Rayon ukoreyo nta bakinnyi ufite, ngo we banza ngo ushaka umwanya ubanzamo, ngo banza ushaka umwanya ubanzamo mu kibuga, ushaka umwanya wo kujya mu kibuga. Nibwo iriya interview yabaye, bayigabiye kariya bagakasemo nyuma ya Mukura, ndumva ngaho ngo abakinnyi bariye, ngaho ngo umushahara ubu Rayon ko sezo yose Rayon iyimaze n'ubundi tishyurira ntihembera ku gihe, n'ibisanzwe kidahembera ku gihe, kuki ibibazo by'umushahara bivutse ubu? Kagomba kuza ni mind game, kurusi igeze ahantu hashyushye, mind game igomba kuzamo cyane. APR kimwe mu bintu izi neza, ndabizi neza yuko Rayon itayitejemo umwiryane ntabwo wayikira, muhanganiye igikombe gutya ntabwo wayicika, ariko barayisambaguje umve ngo n'abafana byabagezemo. Oya none se Rayon rega Rayon ifite abafana bayikunda pe, bayigwa inyuma, ariko igira n'abandi bafana bagendera mu kigare biruka inyuma. Hari abantu, ni icyiciro namaze kubona mu bafana ba Rayon, muganira akakubwira ngo ngiye ngo nanjye mfana Rayon, ubwo se watangiye gufana Rayon ryaye, ugasanga nta mukinnyi wa Rayon azi, ntazi n'igihe Rayon ikinira, ariko akakubwira ngo ngewe ngo nkunda ukuntu ngo abafana ba Rayon ngo bishima iyo Rayon yatsinze, ngo nkunda ukuntu ngo abafana ba Rayon ngo bayikunda, ngo nanjye rwose ngo manshaka kwitsinda ngo kugira ngo abafana bayo bishime. Hari n'abafana rero bafana Rayon mu bintu bimeze nka gutyo, yarayikunze kubera yuko kanaka yifana, yarayikunze kubera ukuntu kumugana abona morale y'abafana bayo, vibe. Noneho yakumva ngo irakubiswe rimwe, irakubiswe kabiri, ati nzasubira kuri stade ngiye. Kubera iki? Bya bindi bituma jyayo, ya vibe y'abafana yaki ntago ari kubibona. Akabona abafana bahora bahari mu bihe byiza n'ibihe bibi, bagahora bahari. Ariko nk'uwo mufana wa Rayon yagusobanurira ko yaciye intege n'iki. Rayon kuva Rayon yafatwa na Sadat, yaherukaga guhanganira igikombe na APR ryari, ahubwo se yigeze nabonamo umwanya wa kabiri, yageze kubona ryari, yageze kubona kubwa hari ingingo twabaye wa gatatu wa kabiri, na Rayon nta mwanya wa kabiri yawukuye. Last season yawe yakangaye? Yes, season ishize, season ya kabiri yabaye ya gatatu. Oya, none se Kiyovu ni yari imeze neza n'ubyuka sizishize? Oya, yatangiye kugenda itokombera, Gakiyovu ugiye kumara imyaka 2 itokombera. Sezishize yabaye ya kabiri, yabaye ya kabiri sizishize. Ngirango sezishize ishize nibyo, sezishize yabaye. Nifuza ko APR twari igikombe itwara n'icyamaro kujya nibura
bigira icyo bitanga ariko nta kintu na kimwe Rayon Sport yarwanira ku mwanya wa kabiri birangira igumye mu rugo gutyo birangira nibyo koko nibyo gusa igihari nyine tension yabaga ihari si ihari kino gihe agari ihari kino gihe none se urasobanura gute ko wacitse intege ikipe iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona irarushwa inota rimwe haracyabura imikino 7 imikino 7 ni amanota ngahe 21 dore wenda ngiye mu mboni zanjye ko mbibona ikintu kiba cyabakozemo ni ukubona ekipe twangije tubasha amanota atari munsi ya 7 no faze yari 5 ariko kuba ya 5 imikino twatangiriye kwishyura returu twaye dutakaza ahantu henshi habagiye batakaza ahantu henshi ayo manota uko agenda ava mu buryo budasobanutse bituma bagenda bitakariza icyizere oya byo nibyo noneho biza muri no phase retour yitwaye yaje kuba karusho aho itsinzwe na Mukura i Kigali ikatinganya na Marine kandi ikajya kuva ku mwanya wa mbere mu buryo ubona nawe budasobanutse nimba mwararebye match ya Marine equipe yari determine ngewe nabonye ari nayo match rero yakinnye neza niyo muri match nge Rayon Sport kuva nayireba kwibona yishyura ibitego 2 ni ibintu mbonye gake byaheruka gake no dore ubundi muri no phase retour ntago APR yakoze cyane penga ishaka umwanya wa mbere rawubona oya rero yatanze umwanya wa mbere kuko kuvuga insinze ebyiri mu mikino 8 indi yose ari amadraw unganya gusa mu by'ukuri niwe bo bitangiye inuza ariko ikindi kintu nge mbona APR nayo ntago ari ikipe wavuga uko nge nyibona mu kibuga ko turayireba ntago ari ikipe wavuga ngo ikurushije ngo inota rimwe habura imikino 7 ngo kiragiye byarangiye oya nge simbibona uzise okay wenda kubera yuko APR isanzwe itwara ibikombe ari ikipe ifite amafaranga igukubita wenda ishobora kugukubita mu kibuga byakwanga ikaguhigira inyuma yacyo ifite amafaranga ariko tuvuze ku byo tubona reality yo mu kibuga APR nayo uzi impungenge se abafana ba Rayon Sport bari kugira APR performance yayo ntago iri high nkuko tusanzwe tuyimenyereye ariko na Rayon Sport tuvuga ngo irukurushwa inota rimwe ubona nta effort iri gukora kugira ngo izamure performance niho hano itaza ikibazo noneho urebye reyo ya fazare na reyo ya fazare turu wagira ngo muri fazare turu hagarutse ikipe ya kabiri no kugira ngo nabyemere aho bitereye ikibazo kibereye inkeki sibyo apesha no gutsindwa umukino Rayon Sport nitsinda umukino neza sibyo neza amanota yavuye mu tele ariko byumva nubwo bamaze gufata umwanya wa mbere ishobora gutsindwa match ebyiri ye Rayon Sport ntizitsinde niho hari ikibazo rero buriya kuba watakaza umwanya si ikibazo ese uri kuwutakaza effort zemo nizi ko nawutakaje nagwenda byutse cyane nakomeje ndasinzira none se tukiri kuri reyo Ferwafa imaze gutangaza ko ibintu ngo yabishyikirije akanama ngo kagiye kubyigaho kuri iriya insida yabaye y'iyi match y'igikombe cy'amahoro umuriro ukabura tukiri ku by'igikombe cy'amahoro kandi ubwo APR nayo yanganyije na polisi 1-1 bazakizwa na penalty nk'ibisanzwe ziriya zo kunayo bimaze kuba umuco bazakizwa na penalty nk'ibisanzwe kabisa none se uko ubibona Mukura ikwiye guterwa amaga cyaba yiteye amaga baba bayirenganyije Mukura iri kwigiza nkana kubera ko ingingo zose zitangwa zirayihama nabonye ngo ingingo ya 38 mu mategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa ivuga yuko nimba havutse ikibazo cy'umuriro ku kibuga ikipe yakiriye ihita iterwa amaga y'ibitego 3 bishobora no kurenga mu gihe ikipe yakiriwe wenda yari ifite ibitego yatsinze yego aho Mukura yo ngo yagaragaje ko ngo baraye bari gucekinga ngo bareba aho ikibazo kiri kuko habanje no kuvuga ibihuha by'uko ngo ari reyo ngo yishe umuriro ngo kugira ngo itere Mukura amaga urumva abantu barimo barikeka ngo Gacinya ngo urabona ngo Gacinya ngo yarahari ariko ngo basanze harabaye sirikwi yego
itara rimwe urusinga ruracika nyine ikibazo nyine kiravuka. nese ko bavuga ko ngo haba batanga iminota ijya muri 45 yo Iminota guhandura 45 kandi bari kukubwira ko icyo kibazo cyakemutse saa 8 z'ijoro se. Njyewe amafoto agaragaza urusinga rwahiye njyewe natangiye kuyabona mu masaha 5 z'ijoro, mu masaha 4 saa 5. Urumva ubwo ngo bagiyemo kubikora nko mu masaha 8 nibwo bacanye amatara araka saa 8. Leta 45 iyo yari yakurayo rero ngo nibiza ngo nta kintu bari bafite cyo kubikora. Icyo ntabwo twakibara mu cyiza. Icyiza ni ikintu utakwirinda. Yego. Utakwirinda utanagira icyo ukoraho. Yego. Sirikwi Mukura tuvugishije ukuri ubundi dore ahantu ikibazo Mukura gikomerera. Amatara uburiya George wendi amatara za kwaka. Match kaba ku minota 27 umuriro mukabo kazima. Urusinga rugashya umuriro kazima. Amatara yanze kwaka. Match yakerereweho uribuka ko ejo twari turi kuvugana ni kukubwira ngo match ntiratangira. Urumva ngo habaye ikibazo cy'umuriro. Yego. Iratangira. Uribuka ko tujya gutandukana wambajije ngo match igeze nkakubwira ngo bongeye barayihagarika. Bambwiye ko match kubera ikibazo cy'umuriro. Ngo amatara byaragoranye kwaka. Bigoranye kwaka match iratangira. Bakinnye nk'iminota nka 17 amatara arongera biranga. Bajya kuruhuka. Urumva? Hanyuma y'iminota ingahe baragaruka ngo byakunze. Basubira mu kibuga bakinnye nk'iminota nk'ingahe 5 10 gutyo ngo ituzima burundu. Ngo ntiyanatse. Ngo icyo kibazo n'ubundi cyagaragaye na mbere yuko match itangira. Ya Mukura yarakoze yaracekinze. Kumwe nyine wenda bakakorera nk'imyitozo ku munsi ubanziriza match bagacana amatara bagacekinga. Icyo kibazo bari kukibona. Ntabwo rero wakita ikiza. Oya iri kwigiza nkana kuko wenda reka bafite harabishinzwe gusa nimba itegeko n'urucabana rwafa ibihengeka ibiki ibi kari ibintu by'urucabana bavuga ati ni magaya 3. Oya cyumweru gitaha baze gushaka. Numvishe n'inkuru zivuga ngo Rayon Sport yamaze kwidekarara. Oya rero yavuze ngo iki umwanzuro kari akanama kari busohore utari magaya Mukura rero ntabwo izakina. Ubwo nizaterwa amaga none. Nizaterwa amaga. Umupira w'inyarugenge. Ntabwo atari ikipe maga. Nuguhengeka. Kandi ageze ku kibuga. Nuguhengeka ibintu byose nuguhengeka. Nta tegeko riba ari street ivuga ngo ngo barahita barifata. Bahita babanza kuzana ibintu byo kuyungurura ngo umupira w'inyarugenge nta maranga mutima akora no kurusha amategeko. Uriyo biza kuba byabaye n'amateka akofi. Itegeko rivuga iki ngiki. Umwanzo n'uyu. Nyine itegeko nirihari. So ngayo nguko rero reka dutegereze gusa nabonye mu mategeko yayo nabashije kunyuzamo amaso bivugwa yuko nanone umwanzuro ugomba kuboneka mu gihe kitarenze amasaha 28. Ubwo reka byanze bikunze ubwo ejo bazatangaza. So ngira ngo ni ibyo ngibyo byari biri kuvugwa hirya no hino. Reka ibindi Oya Champions League uranyubukije. Champions League amakipe ko yarayahatswe. Amakipe yarayahatswe ndakubwiza ukuri. Barcelona na PSG ariko PSG yo bayirangije habura. Uziko bagishizamo bakacya. Cyayakirasa. Reka turebe uyu munsi ariko uyu munsi ni urucabana. Ni urucabana Arsenal igomba kwigaragaza. Ariko Joe ntago uri kubibona yuko Real iri hasi. Agari ya Real tumaze iminsi tubona. Reka tuze kureba ibyanuze ariko hari agakipe kitwa Inter. Nako ngo kari kurindwa mu bikari mu bicu. Niramuka isezereye Bayern. Iriya Barcelona nabonye.
sha ntabwo izakandiraho. Abantu bumve yuko turi kumwe buri munsi aha ngaha tuzajya tubahereza amakuru ari kuvugwa hirya no hino, yaba hano mu Rwanda, yaba hano muri Afurika, yaba hanze, ariko twibanze cyane cyane twebwe ni imikino n'imyidagaduro. Amakuru ya politike yo ni muke ni mukeya, twebwe twibanda cyane ku mikino n'imyidagaduro. We kanda aho hasi kuri subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification, ubundi ikiganiro hirya no hino Gaheta na Kasimu byibura buri munsi tugomba kuzajya tuguha update z'uko mu mikino mu myidagaduro byiriwe, uzajya ubibona uko byiriwe kabisa. Ubwo nicyo tubasezeranyije. Interview no gusura abantu batandukanye nabyo ibyamamare cyangwa abanyempano vuba aha ngaha cyane turabitangira. Ntango mushonje mwishiwe, reka twebwe dusoreze aha ngaha, ubwo naho mu bindi biganiro byacu. Kaso wakoze cyane.